cyakora namwe naho mwari amabuye hari umumama twabonye ati ese mubyeyi ko cyumbwira ngo ni filime zanjye ngo bumva zitwika ngo abandi mba numviye bari gusobanura hari mu bujangweri narasitse ngo bari mu bujangweri bimeze bite rero nuko tutangiriye ahantu hamwe se cyangwa ahandi masasa gutyo masaya kumanywa bimeze bite nuko tugatangiye tutangiye filime ku kiraro kiri hano na cya kiraro kivanye bwo kujya mu Gatsata ntabwo yakitwa mu Gatsata bahita kwa Roki mbega iyo ubwiye umuntu atingeza mu Gatsata ntabwo umubwira ngo ngeza mu Gatsata urabwira atingeza kwa Roki hari umusirikare uhari mwibuke muri Thor mwibuke muri Avengers fire masasu tutangiye filime yacu mbere y'ishambi iryo ari ryo ryose Nyagasani yararashwe jya hasi ntabwo byoroshye ku manywa y'ihangu izuba riva yicarana ndagira nkurikire filime reba magazine akura mu mbunda uyu mugabo byagenze bite kubera icyo ari hano ese ni bande bahanganye nawe ndagira nkurikire filime mugabo asa nk'uwahereye kare arasa nabi yuzuye amaraso bimeze bite mugabo yarebye hano ndagira nkurikire filime atangira gusa nk'ubona uturenge ku mazi hano ku beach buri ugiye gupfa ngo utangira kubona ibintu wakabaye warakoze utakoze extraction niko bakise bimeze bite rero uwo wumva ndacyari namba ono hiryo nino nuko dutangiye filime yacu reka bagusubiza inyuma uriya mugabo byagenze gute dutangire mu mbayini mu Buhinde iminsi 2 ishize hari abana bari bavuye ku ishuri niba abana baza bakabinjiza modoka bakabakingura n'imiryango mbega n'abana bo mu gikoma cyavoka That's good. Then guess who found it? Mani kwishuri mbwira ka gakobwa ninde bakabonye n'uyu. Bano bari kugenda baganira ku gakobwa. Mani genda umukobwa umubwira uriwe. Genda kare gakobwa ukishyurira ikawa. Urabona kare no kukureba n'abanyeshuri. Genda ari kumuvugisha mwana nukaraburiza maniga gyubije. Niko abana baje hano wani ofi baragenda baganira abandi bana baratashe hari umwana umwe wasigaye hano asa nk'ufite n'abarinzi ngo yitwa Ofi n'umwana muto avuye ku ishuri nk'uko abana nyine bameze dore abarinzi barindi wabo umwana wabo hari abarinzi ntabwo ari buri rugo ubona n'abarinzi ntabwo ari buri muntu muwe mu nzira afite bouncer cyangwa se afite bodyguard oya hari ikindi kintu bisaba ni umufungo no kubuhitinga wahoze icyamamare kibuke muri Jisi mu kabiri nende kumwe n'inshuti zanjye papa na tumare papa na school se sida garane papa ni yakubwiye ngo nuzajya uva ku ishuri gihe tuza mu rugo kuki waciye ahandi hantu niko yego ni umugabo umwana asanze iwabo ariko ntabwo ari papa we ati so yarakubwiye ngo nuzajya uva ku ishuri gihe utaha umwana haro yaciye okay katorore umwana bamwise Ofi nicyo tubashe kumenya badusubije inyuma hari umugabo tubonye ameze nk'uri kuraswa na warasa yicaye ahantu uwo mugabo turashaka kumenya ibyo byifashe gute umwana yaje mu rugo atangira gucuranga piano hari ibikoresho bifasha abantu gufunguka mu mutwe gusa umwana yageze iwabo bameze nk'afite irungu umwana bari wenyine baramuserifa bakarya wenyine akanywa wenyine ubundi urabizi urugo rurimo abantu nyine usanga usangira na famiye abo muvukana papa mama sasa ro yandikiye ati duhure muri club mu minota 30 umwana kubera ababyeyi baba bahari umwana yese yandikira bagenzi bati twigire mu kabari kunywa utuyoga tw'amaki n'ubundi byose ni yare umwana bidatinze barakwereka kuri ni mu kabari bakita muri ni Dubai yari mu Gatsata aho zitwa mu mazone mu madivi abana baje gusindira kwa Damuru yoji n'abana bimeze bite gangster wavuganye na mukobwa oya ovivugana n'uriya mwana ariko man icyo cyene ndakizi nimbagize isoni zo kuvugisha umukobwa umwana baje kumuhura umugi
wenywa ku rumogi urahita wumva noneho uri na swingi, kandi uri swingi nta kintu uba witayeho, uhita wumva noneho nta ninja yagutera ubwoba ukagenda ugatereta. Umwana baje kumuha urumogi. Bana bato mwirinde ibitabi. Ku kanya roba kubisa amatara n'abapolisi abana bajugunya urumogi. अंदर से आ रहे हो? Muvuyemo indani mu kabyiniro. मुझे कुछ गिरा है क्या? Ndakeka hari icyo mutaye hasi. Oya ntacyo, bataye urumogi hasi. Umupolisi ararutora. Rabana. Urumogi. अंदर से खरीदा? Urumogi mwaruguremo indani ntabwo ari urwacu. Mutuze. तुम लोगों को पता है? Byose bimeze sawa. क्यों तुम लोग? Basore muri abanyamahirwe. खलाई पड़ा है तुम लोगों के सामने. Muracyafite ubuzima bwanyu bwiza imbere yitarasa umwana umwe. Umupolisi umwana bahita bamwambika ikintu mu maso baramushimuta. Nta mupolisi ukora gutya. Tugaruka muri Mumbai Central Prison. Bimeze bite rero? Muri gereza iri muri Mumbai. Wa mwana twatangiranye filime baramushimuse. Tuvuye tugaruke muri gereza. Ni Madrid magerageri. Abantu ba muri yo munkurikiye ndabizi ijwi ryanyu ngo ryumvikanayo cyane. Kurusha irya wadeni wabo. Ndabasuhuje. Na wadeni wanyu ndamusuhuje. Yo. चलो जल्दी जल्दी Barakwereka wa mugabo Arwashi Criminal Justice yaragakinnye ni icyamamare Hassan waje kumuriba Mzee मैंने बोला था उन बड़ों सालों को narakubwiye wakigurikiwe हमेशा बच्चे के पास रहने ujye ucunga umwana wanjye buri kintu akoze से अमीर आसिफ उठा लिया मेरे none Amiri Asifu umwana wanjye yamutwaye yamushimuse पैसों की बात twanegosi ibi ntabwo ari ibyerekeranye no kuba twamuha amafaranga washimuse umwana wanjye इज्जत का सवाल ni ibyerekeranye no kuba bansebeje gushimuta umwana w'icyamamare uyu mugabo ni urugwiye bari muri gereza ati ko bashimuse umwana wanjye ni igisebo kuko baba bazi ko nikoraho n'umwana wanjye adakorwa jya muri Dakar क्या करना है? nkora iki उसको वापस लाना है umwana wanjye wongera umwiba umuzane पहुंच लगेगी ndaza gukenera abasirikare ubishyure mujye kubohoza umwana wanjye bivuze ngo washimuse umwana w'uyu mugabo ni icyebe bahanganye ntabwo yamuha amafaranga ngo amuhe umwana we ngo yabasebye बैठ के तेरी मार नहीं सकता urakeka ko ndi muri gereza sinakubabaza शर्मी ndakwinginze vi अपने बच्चे का नेक्स्ट urashaka umwana wawe azabona isabukuru y'umwaka utaha तो चाह hanyuma rero मेरे बेटे को वापस genda ungarurire umwana wanjye genda unzanire umwana wanjye ngo najya muri Dakar azana umwana we ni umurwa mukuru wa Bangladeshi bawita Dakar Bangladeshi nayo yahoze ari igice cy'ubuhinde nk'uko wumva none Pakistan yahoze ari igice cy'ubuhinde kigabanijemo हमें क्यों बीच में खींच रहे none se kuki famiye yacu nayo itangiye kubyisangamo ni wa mugabo babwiye ngo najye gushaka abantu bishyure ariko bazana umwana uriya mugabo Neisa पैसे नहीं है nta mafaranga yagishariye जिनके सारे एसेट जब्त कर लिए NSB amafaranga स्कॉट ya boss barayafashe uranyumva mbega ukuntu iki amafaranga yacu leta iyafata nyamanzwa एक आदमी है जो ये सब काम करता है hari umugabo nzi ujya ukora ibintu nk'ibi तो महाजन की औकात से भी बाहर ariko amafaranga ye arenze ayo mahajani yabasha kwishyura ariko hari uburyo bintu nabikina ariko ntibiri bworoshye bivuze ngo nta n'amafaranga ahagije bafite kora icyo ukwiye gukora kora icyo ukwiye gukora bagomba gushaka umuntu bishyura cyangwa se abantu bishyura tuvuye mu Buhinde tugaruke ahitwa The Kimberley Australia muri Australia hari uri hano DJ Felix hari ahantu hari cyane 30 meters. nka metero 30 manuka ujya mu mazi hasi Fucking high. mani hari cyane It's fucking beautiful though. nanone ni heza ni abasinzi baraha baragenda bakicara mu misozi n'amabyeri yabo bakisinzirira bagasinzira bakabyuka mbega ubuzima What another fucking adjective. man Told you it's fine. nakubwiye ngo ameze neza uriya do zamukubise ni icyamamare n'uwo mugabo twatangiranye barashe ameze nabi badusubisha inyuma batwereke byatangiye gute azinduka mu gitondo cy'ibyuka yitamira intama nuko utazi inyota musore Oh, my beer with you? Yeah, I got you. mani mfasha byeri yanjye ariko ahantu nyisize ahantu igera ndahazi ntusomeho kiriya gihita gitangira gusoma Yeah, I got you. ndakubwiye ngo yifate wiyinywa ariko umusore avayo hano hantu batubwiye ngo ni harehare umusore ahita avayo yihuse cyane nta bwoba kigira kiri no muri furi kicomeka amazi niko
kwicomeka mu mazi baranapfuye. Umusore yinjiye mu mazi ahita aza kwicarira hasi mu ndiba y'amazi yicara yaremedita. Abasinzi rero bagira swingi zabo. Abasinzi bagira ibintu bibongoza. Umusinzi yaje kwicara hano aramedita. Niko dore umusinzi mwene data sorry mwene so nibagiye ko ngi ibyo njya nibaza abantu banywa inzoga babatekereza iki. Ako niyo mwazinywa ntaribi ubundi se zijyaye ko tubizi ko zikorwa urumva zaba zijyaye ko binemewe ko zinywebwa. Yaje kwicara amazi buri kwicaye amazi asa nkubona akana kirukanka ahantu ku mazi ku mucanga. Iyo shusho akunda kuyibona cyane. Aho tuvuye twigarukire hakurino. Nuko dutangiye extraction ya Jean. Ni umusinzi avuye mu misozi gutembera kunywa byeri. Yaratashye aracyari mu kinya. Kugera mu rugo yasanze. Aroroye. Yasanze mu rugo n'umukobwa. Yibera aho ngaho nyine muri twa tuvumo twa make. Like yourself at home. Wisanga hano ni nko mu rugo. Dore inzu yiberamo. Umukobwa yararebye mbega umusore uba muri ghetto mbi. Chicken in your bath. Hari inkoko mu rwogero rwawe. Ngiye nkunda inkoko nuko nanga ko zigenda ziherera ahantu hose zigeze. Usuri hano bari kunywa ibinini amayoga inkoko mu nzu yibandana n'inkoko mbega nta kintu yitewe. Urabizi abantu basinze cyane nta kintu bitaho. We landed the whale. Oh yeah. Extraction. Indian. Umva twabonye misiyo yo kujya kuboza umuntu gukura umuntu ahantu ari extraction. Hari ababanda biri yaranganye rimwe ryashimusa umwana wundi bari muri Dhaka n'umurwa mukuru wa Bangladesh. Baduye amasaha 16 kuba twamaze gushimuta uwo nako mwana bashimuse twamaze kumubuhuza. Hey! Wiki. Asuka byeri na karikera ari inywera. This gangster Amir Asif he holds a iryo bandi bita Amir Asif niryo riyoboye muri Dhaka. Kid. It's gonna get kuba twagaruza uwo mwana biri butugore ariko buri kano kazi dukora buri gihe kaba kagoye nta kazi koroshye. Anywesha ibinini inzoga nta kazi koroshye menyereye. This was a mistake. Iri ryari kosa kuba naje guguha akazi. Nick, what are you doing here? Nick, ubundi wakoraga icyano? Bullshit yourself. Wikwishuka. No one else is going to commit to something. Urabizi nta muntu wakora akazi gateye ubwoba nk'aka ngaka nkanjye kundusha. Nubundi ninjye ukeneye. Akazi kananiye nta wundi wagashobora. Ikinaniye barajugunye. Nkuko ikinaniye ifaranga bajugunye. And why would you? Icyatuma ukora ako kazi nkeneye amafaranga. Chickens aren't cheap. Inkoko n'ubundi ntago zihenze cyane. Nako inkoko ntago zihendutse. Enough times you're gonna catch a bullet. Nukomeza gutyo uzaraswa. Cyasuri wa muntu umva ko nyine urashwe naribi. Tomorrow morning. Ejo mugitondo. I'll meet you in Fitzroy Crossing. Tuzare kuri Fitzroy. Ariko nutaza inzoga zagushizemo nzagusubiza nzagukura mu kazi. Ejo uzaze uri muzima. Ejo uzuri soba inzoga wazimazemo. Wa mwana yitwa nde? Ovi. Ovi Mahajan. Ovi Mahajan ni mwana tugiye kubohoza. Down straight to her. Katorori. Mukobwa yitacaho. Buri ushoboye akazi kawe wicariye ahantu mukavumi yo kure. Ukabona abakire baje mu makajugujugu yabo n'imodoka zabo ziyenze baje kubwira ati watwemerera ukadukorera ibi. Ko batubwiye ngo urumwe ku mubombe. N'abantu bose bakeneye kwamamaza ibintu byabo ko bimenyekana. Baniyicariye mu rugo bakamagara ati Roki twamenye ko ibintu utamamaje buriya tuba turi gutigi. Habwira ati mwamenye ubwenge bumaze kujijuka muzane mbahindurira ubuzima. Ukeneye kwamamaza wamagara numero y'icyamamare ni Roki tukikorera akazi cyangwa se nanone wakumva nanone be utabishaka ngemba ameze neza n'ubundi niwe mba ndi gufasha hanini ko ndi umwana muto umeze neza twigarukira hakurino hanze hakurino ya Dhaka. John 14 years old. His father uyu mwana amwita Ovin papa yitwa nawe Ovin Mahajan. Papa yatubwiye ngo tugende tugaruza uwo mwana
uwo duhanganye n'indi ni Amir Asif Very own Pablo Escobar. muri Dakar ameze nka Pablo Escobar Biggest drug lord in Bangladesh. niwe muntu ucuruza ibiyobyabwenge wambaye cyane muri Bangladesh no mu Buhinde. This is our extraction point. hano ni umwana turi bukore rero. We'll man a boat, ferry you and the kid. Tiago araza ko ari mu bwato na mugenzi we. Any questions? How many hostiles? turaza kuba duhanganye n'abantu bangana iki. Maybe 20. ni abantu nka 20 barinze umwana ahantu hari. Let's chop chop. Katururi umusore anagiye kwataka bagenzi baramutegereza ngo mu bwato wagiye kugenda kuri umwana ahantu ari ngo ndetse araza guhangana n'abantu basaga nka 20 bariyo. we niko kaza akora. Dakar ni umurwa mukuru wa Bangladesh uwo dutangiriye filime yacu agiye kubahoza umwana washimuse uwo mwana ni icyebe gyambaye cyane waniwe umuntu ucuruza ibiyobyabwenge wa danje w'icyebe cy'icyamamare mu Buhinde Bangladesh. ubundi cyari igihugu kimwe kera Bangladesh, Ubuhinde na Pakistan. Sureisazano agira amasaha yo gusinda n'amasaha yo gukora akazi. buri ikintu kibi ni abantu bavanga rega akazi n'amayoga n'ibindi bintu mufata n'amaninja mukayavanga n'akazi. icyo gihe nta ibi bintu buzabishobora. urabona hakurya aho bamesera barahareba. yego haje we agendera kuri gahunda tugenda ubuhoze uyu muntu n'ubu bana icyo bapfa ntago kimureba. we icy'ingenzi niko kazi ke. twese turi kuri iyi si gukora akazi dushinzwe. niyo mpamvu usanga hari abantu bagerageza none kwinjira mu kazi k'abandi cyangwa se akazi bashinzwe karabananiye bakumva ko akawe kababangamiye. akaza neza muri Dakar bahita bamwambika umucanaho ugomba kujya kubohoza umwana. ejo bundi nabonye ikiwebusayiti nimba ari ikibihe bifilime ntazi ibyo ari byo bamuzanye hano. Pramanda. turashaka amafaranga. umwana ari hehe? sasa aje nkuje kwishyura amafaranga ngo bamuhe umwana. twereke amafaranga. Pramanda. munyereke ikimenyetso cy'uko umwana ari muzima. Pramanda. munyereke ikimenyetso. duha amafaranga. Kids are right. I tell my people that. mukinyereka ko umwana ameze neza ndabwira abantu banjye buriza amafaranga. aje nkuje kwishyura. mukinga bimenyere we. Hey! mwaka intora rubanza kuyinywa n'umurara bereka ko nawe ari ibanda ari imbobo man. ndabona mumeze nk'aho muri abanyamwuga. mureke turekereho kujya muri ibi bintu by'umwanda tujye mu kazi. munyereke umwana mbaha amafaranga. okay gusa papa w'umwana yavuze ati abantu banshimutuye umwana mbishyuye baba bansuzuguye n'andi mabanda akansuzugura. baramuseka mba banyweye ibikira bareba uwabagurira bota akaba arizo musekera. niko ari kubabwira mani ndakurasa ntunahumbye. nari mbisi ko nta magazine ndi muri pistori mba mbibona. Katururi Enough talk. ibyo tuvuganye birahagije. Let's get to business. katujye muri business. tuguhe umwana uduha amafaranga. uyu nta mafaranga yazanye. se umwana yavuze ati nanze amafaranga baba bambonye imboga mu menyo nta bandi nazongera kugira icyo mbwira. yajya avuga ati wotanga amafaranga bagushimutiye umwana ubwo se wayobora imihanda uti. hey buriya izina ryawe urirwanaho nimba ari ryo rigutunze. nimba nawe izina rye ryo kuba ari umurara wa danje utatanga amafaranga bamushimutiye ari ryo rimukorera ahubwo aremera akishyura umuntu ujya kubohoza umwana wo kwishyura bamushimutiye umwana nuko amabanda ategura. Tell them. babwire bishyure bagenzi bawe. nibatishyura I take this. ndafata kino. Stick in his ass. gishyire mu gatafari kuriya mwana. murase noneho nzamura. Katururi uyamukurayo. website kinyuzaho ibifilime naze ejo bundi nabonye kiri kuvuga ngo mu gihe cyose Rokinga gifite website inyuzaho agasobanuye twika ngo ubuse tuzabaho te Gaturare ndaje nyirondore noneho n'abantu mwari mufite mbabakureho ibyo bintu by'amashyari yanyu. Gaturare tangira kunigano sore byazanye na basniper bimeze bite rero bye mvunira no mu mavi n'imanukire. sore numanzano nikosara icyo mwibutse ukeneye kureba filime zacu agasobanuye online website irari. filime nirangira ndabereka ukuntu tubigenza. ugura abonema gusa ukirebera. bano bari hano bumva ukomanga. Katururi
wanjye bari hanze barabyumva ibyo ni ibiki bijya mbere tujyemo indani banapaka sorare sniper sore ntabwo yaje wenyine sniper fire sniper na sasu rya ripfubusa mama fanya muretse gapanga muretse mama we sore nirwanye mwibuke muri far yarareba byakomeye Katori abana barareba ari utwana babanigisha mwoga vuna asi panga ijambia muretse rimwe sore nindwanye arabangutse neza ku mutwe sore ano gira masa ayo gusinda n'amasaha y'akazi niko akazi yasabye ano kurege ku mutwe bayita majagu baso byawe majagu mu ijosi kaniko kazi twasobye nibyo nigiye none abona ka majagu hakurya aramukaraga yitonze muzanano vayo kuri majagu azana isura vayo kuri majagu amaso apima amaso Yesu Kristo kaniko kazi nigiye mureke nanjye niko yababwiye ese kari ibi nigiye bizire umusararian niko kazi yigiye windukira inyuma ari icyana hari abana bura baragiye mu mico mibi bakiri bato barabashutse vayo bane mugatuma abana bajye mu mico mibi abana bajye kwiga nibo Rwanda rw'ejo none ngende u Rwanda rw'uyu munsi n'urw'ejo bundi n'urw'ejo we n'akana gato none se wa mwana we ko nta mwana wihagarika ku kabari mereza harya nta mwana wihagarika ku kabari nta nimbwa irya sima ngaho genda sawa uyu musirikare afite amagambo umwana cyo Katorore kure y'imbunde yitonze reba muri magazine niba kirimo amasasu kama jeje rukuru umuntu afata imbunda ukabona ko fata n'icyuma mu kundi kuboko oya Chika urinde Sano funguza umwana ambara kano ko yamuhaye yambare Katorori umwana vayo kure abana abantu bapfuye ni benshi umwana arikanga nyigase n'iki kigabo kibishe bose bakomeza indani wengariya nengera umwana urabizi umwana muto vayo hano isura yarayihisha yambaye agapfukamunwa n'umwana yambaye agapfukamunwa birinda corona namwe mukambare wabibonye ariko mwana muto urabizi jya muri butu wanzererezwe twe tuba turi mu kazi nta nimuwe kiba gifite z'umwana n'iki twe turi mu kazi singwaye agapfukamunwa nkurinze corona dukomeze akurino uyu niwe boss ubundi nyiri gushimuta yazanye marine zose zo muri Kigali azihuriza hamwe Mari zana marine iyo umuntu yari marine akaba umuntu mukuru bamwita marina sana bwa marine buno buracyari buto ntiburakura iyo uri marine uri muto bakwita nde marine wakura bakakwita marine jugunya ka marine gato hasi Katorore Hankir polara inyana zimbwa karo kisu mane porse none mumeze nka muri kwibuka se muributse izindi bo bashemo none ndashimuze buretse amijani buretse waje umukuru wa marine umuntu watwaye amafaranga yanyu Sanjib kandi niwe murengeje taje uramushukunye uyaraseka ngwino hano wa mwana we ino muyobozi w'amabandi bari kubaza zino marine ninde by'amafaranga imbobo nkora ati nuriya mwana mujugunye niwe uri upfuye niwe by'amafaranga witwa nde Faradi wa mwana uzi ubwenge bwinshi kuba uri kuvuga ati umuntu tumaze kwica niwe watwibye mwese munyumve
gutya niko umuntu abaho mukeneye kugira ubwenge mugakoresha ubucakura sibyo Faradi kugira ngo ubeho gira gutya kura y'icyuma fata mwana yitwa Faradi ikata intoki ebyiri izo arizo zose ebyiri kubera iki kubera ko umuntu wanyibye amafaranga apfuye ikata intoki ebyiri kugira ngo ngire akantu kazajya kanyibutsa niko bigenda iyo umuntu ankoreye ku mafaranga byibura ikata intoki ebyiri njye numva sasa bino byebe nk'ibingibi usanga bitanakunda amafaranga cyane bikunda icyubahiro biba byararwaniye ku buryo izina aba yarubatse nk'ibandi rikomeye kumwiba amafaranga yumva asebye n'abandi bazajya bamwiba kata intoki ebyiri kugira ngo nce akamenyero Amir Amir wa mwana twamubuze mwe bari barashimuse niyo wari uhagarara bashimuse umwana we niwe Amir Ashif umuyobozi wabo kakana rirashimuse bagatwaye uri umunyabwenge uri n'umunyamahirwe uje na fani umujyi wose ni muwufunge ibiraro gari ya moshi ibintu byose ni mubifunge mu mujyi ntabwo bishoboka Amiri ntabwo bishoboka arabwira umuyobozi w'umujyi afande koroneri bigira ibishoboka umujyi wose ndashaka muwufunge cyangwa se uze kubura ibirenze intoki zawe uyu mugabo ni ikibe gitegeka n'igihugu kibwira ba koroneri ati umujyi muwufunge nimba umwana nawe narishimutiye bamutwaye umujyi wose ni muwufunge uwo mwana nta hantu agomba gusohokera bimeze bite rero nuko dutangiye filime yacu dore utwaye umwana ntago azi ko bavuze ngo bafunge umujyi agomba gusohokamo sohoka tugende ni umurara nawe bari mu kazi ke nyine bino nibyo yigiye atabangamiye rubanda yitonze fata amazi umwe Kid, you want to survive, you do exactly as I say. Wa mwana nimba ushaka kuba urakora ibyo ndi bukubwire. Mwana yanenyari ambara. Mukabari hano banza gukuramo umusore. Hey! Nimba ushaka kubaho urakora icyo nkubwiye. Yeah. Mwana banze guhindura imyenda. Numwana muto twatangiye yiviriye ku ishuri nk'undi mwana wese. Blood sugar's low, so I feel like shit. Wa mwana banza urigiye isukari yawe se nk'izamukamo dore wagize nta kabaraga ntaki. Mugabo banza ari pampa neza arabizi ko bagiye mu rugamba. Yo. 2100 meters out in possession. Copy. Alpha team is with the boat. Umva Alpha team iri ku bwato no bari kukumva ni muri position. No bagomba kunyuza umwana bagenda. Barabanza kure bulletproof vest cyangwa se icyo mwita antibody kare bakurashe ntago isasu uri kwinjira. Baramwambika ariko bakurashe ku mutwe ririnjira. Yo. Sore arambara. Banza fotora umwana yereke bamuhaye akazi. Ivuga amazina. Say your name, man. Vuga izina ryawe mwana. Say your bloody name, come on. Vuga izina ryawe wa mujinga. Ovi. Irindi? Mahajan. Wavutse ryari? Tariki 21 mu kwa 2025. Extraction. Gahunda yo kumukura irakomeje. Proceeding to extraction. Hey! Yeah. Aho mwana bagomba kuba bamufatira cyangwa se bamukura ahantu yarari niho bari kwerekera. Filime bayise Extraction. Yeah. Satellites online. Baking the kiddo on route. Satellite iri ku murongo. Lake n'umwana bari mu nzira baza. Lake uriya musore twatangire Tyler Lake. Meze neza. Uyu numwe wamuhaye akazi. Meze neza. Sa mu ishyamba. Bimeze bite rero? Hey! Mu ishyamba bagomba guca mu bwato. Ikirara gikuru cyari cyarishimutiye umwana cyavuze ngo muri tayari turi muri metero 1600. Video bohereje bayohereje hano umwana ari kuvuga amatariki yavukiye n'ibyo byose yavutse 2005. You have 7 minutes to transfer the funds. Umwana tubetse video ko tumufite mufite iminota 7 yo kutwohereza amafaranga abo nabo bahaye akazi. Iyi ni equipe mwe mutuma y'abakomanda. Uyu ni Jindi muri position. Jiri muri position. Tugire.
There's an alarm going off in the engine room. Gee, I need you to be my eyes. nkeneye kumbera amaso ducungire buri kiraro cyose kiri muri Dakar mu gifunge. Wa mwana w'imbabaza gufungura boss umuryango. Boss umwana azi gucinya inkoro. Boss mwinjire mubyeyi. Erega duhumeka umwuka musigaje. Bino bintu ndabikunze uyu mwana uko nambwiye. Umuye imbunda no waje mu kazi. Ni imbobo ibonye umukirisi icinya inkoro. Ku buryo bw'imboza ati boss rega duhumeka uwo musigaje mwamaye akazi. Boss yese mwakazi. Nuko arafata ageze akambwira ati rokirega mpumeka usigaje wambabariye ntunyirukane. Ntabwo icyo nkora. Uyu ari mu nzira cyaza. Bimeze bite rero? Yeah. Deep breath, man. Deep breath. Wa mwana humeka winjiza umwuka. Mwana ari kukaruhukwana. Banze baruhuka iri mu komanda. Tukwiye gukomeza kugenda. Kuruhuka na amasegonda umwana arananiwe. Katurori. Bimeze bite? Sasa abantu bari hakurino. N'ubwato bugomba gutwara uriya musore uzanye umwana. Ubwato Katurori. Takes about 5 minutes from the boat. Lake asigaje iminota 5 bagere ku bwato rakenura musirikare ujyanye umwana. Lake Taylor. Katurori. Where is it? Amafaranga ari sinzi. Ungiro kirageze uriya amafaranga baravuze ngo bayohereza bagomba kubahemba. Amafaranga ntarageraho. Yose kuri bantu hari hagize cyese kureba. Bwato Lake agomba kujyamo abagomba kumwakira batangiye kwicwa. Hey! Bahawe akazi ngo barabaha amafaranga. Wapatanyikira kanu uyu mukobwa. Nta kintu kiriho. Come back. Tell them to have 60 seconds to make. Wongere mu bamagara mabwira amasoko tubahaye umunota umwe ko bohereje amafaranga yacu. Bagomba kutwishyura. Sasu. Batangiye kwicwa bagomba gukorana na Lake. Bari kwicwa. Buno bwato uriya musore agomba kuzana mu mwana. Uri guhamagara. Getting played. Badukinnye batubeshye. Cyase turi gukinwa. Verbal. Mumbwire. Tiago. Tiago ntabwo ari kwitaba. Tiago wapi? Sniper ari hano. Uyu ni G. Tiago yari mu bwato. Tiago uri mu bwato yishwe kare. Taira hari ikibazo buretse kwinjira mu bwato buretse. Ikibazo. You got eyes on the boat. G amaso yawe yabari ku bwato. Our boys haven't come up yet. Nikureba ku bwato ariko abasore bacu ntibarafayo. Giye kwinjira. Agiye guruka isasu. Hey. Nick, you're gonna want to see this. Bino kwiye kubireba Nick uyu mukobwa yitwa Nick. Kureba ko rino hari amata ari kuzatira. Inbound police. Taira hari amata biri kuzasatira ahantu uri. Bari muri metero nka 200 ahantu uri. Katururi. Taira ricwa. Hey. Abagombaga kubahemba amafaranga ntibayohereje. Someone else in those woods. Hari undi muntu uri muri ayo mashyamba urimo. Closing in on your position. Hari nkome muri metero 100 usatira ahantu uri. Metero 100 ni nke cyane. Metero 100 usatira ahantu uri hari abantu bahari. Bimeze bite? Kiri hano ubona bari gucaho. Hey! Sore! Nyoni ziraguruka. Uyu arabibona ko umuntu hari umuntu uhari ukanze inyoni. Uyayita ca bugufi. Se ngo bose n'aba professionnel n'abanyamwuga cyo bakora barabizi. Mwana muto. Move fast. Stay low. Tugiye kwirukanga ari kugende wunamyemo Katurore bahita bimanukira ishyamba siryeru bimeze bite rero yaje kuri misiyo yo gukura umuntu ahantu yarari back extraction Katurore bwato babonye bwato babwinjiramo umva dukeneye ufasha buturutse mu kirere umva Taira kajugujugu iri mu kirere isa kajugujugu iri mu kirere Katurore bana bafayo bakurikiwe bimeze bite mwishyamba bana fire Simban watanze akazi ngo bajye kubohoza umwana niwe ushaka kubica Saju ofini Saju ndero kujyana mu rugo Saju charasi wacana wabahaye akazi ngo bajye kubohoza umwana nta mafaranga yari afite ku buryo yabwiye ati mujye kubohoza umwana bamara kumubohoza we azabica twara umwana I won't hurt him. Yene umwana ngo ndumubaza. You better run like hell or I'm gonna kill you both. You understand? Warwane ngiye kunaga imyotse twirukange nutirukanga ndabica mwembe n'uriya mugabo guhamagara. Uriya wa mugabo wari wapanze na se Katurore nawe barashaka kumwica. Abamuha akazi no bari mu bashaka kumwica bagatwara umwana. Bimeze bite bariruka. Mwishyamba mambo vipi? Yeah. Shira modoka. Fire. Uyu subiza umugabo bicara modoka bari imanukira bimeze bite rero nuko tugatangiye shira mu modoka modoka bamanutse
tugarutse nuko tugatangiye bakise extraction kera no polisi kumuhagarika mwicanyi nk'uyu sinzi ko yahagarara abonye abapolisi komeza indani bimeze bite singa imodoka hano byihuse cyane karagano hey fire yeah Katorori Please let me go, Saju works for my father. Reka ngende Saju akora papa nanjye ngorera papa wawe ariko hari ikintu kitagenda neza bamfashe banjyana kuri polisi wa mwana nimba ushaka kubaho nyizera nyine abantu bacungira radiyo yanjye ntabwo iri gukora fresh kata iburyo nugera imbere nugera ku kiraro iburyo turore tayira kata iburyo kujya iburyo dore hari polisi komeza imbere buryo hari polisi bande zose nibuka abasirikare ba koroneri abapolisi mu cyose bavuze ngo bawufunge abapolisi abasirikare bose bari muri uyu mujyi bose bakorera umugizi wa nabi uri inaha ni ikihebe polisi itangira gusigara icyo ni ikindi cyane dosiye bagushyiraho iyo bagufashe faya uyu nawe genda urasa abapolisi turi Dhaka Bangladesh yakurikiwe imodoka yuzuye ivumbi bimeze bite sore komeza imbere we niko kazi ashinzwe nimba misi yari ugukura umuntu ahantu ubundi wanapfira mu kazi kawe niyo gahunda y'umunsi kata ibumoso sike subira inyuma just fire sore katan bimeze bite nuko tugatangiye extraction kugera hano survival mode. Put your belt on. wa mwana mbara umukandara ambara umukandara ndawambara uri gutwara nk'umusazi subira inyuma kugwongera umuginga wari wamwomitse ibintu byose ni imibare kongera umuntu wari wamukurikiye uye akorera papa w'umwana amafaranga bafite yo kwishyura mercenaries bahaye akazi bafasha kuzishimuta bakazitwara polisi iyi polisi iri gukorera wari washimusa umwana Bangladesh bivugira ikibengari igihinde buriya kiri mu moko menshi kiri mu giterugu harimo igiterugu nacyo ni igihinde kabamo ikibengari ni byinshi kigira ibirimi byinshi cyane byose ngo nabimenye gute birambabaza nk'iyo umuntu ambaje icyo kintu none se ubona ndi mugenzi wawe usibye ko mba nganira namwe mbasobanurira hako neno yari inshira inshira hano hari abantu binjira mu rugo rwa akaba atari ngombwa kusakuza ukamenya ikibagenza inshira hano komeza indani komeza imbere yitonze bucece bimeze bite ariko ko filime mba nayibazaniye ngahita nimanukira Katururi inyubako abaturage bari kwiruka bucece shinzwe umutekano bose bakorera umugizi wa nabi uri hano ukamenya ko umugizi wa nabi atikoraho ubwira igipolisi atari ko polisi mube mufunze ko coma umwana yikangamo none se uri umuntu yiceceka uretse wacyana winjye inyuma ubundi uri mu kazi mari urinze inyuma coma muretse inyuma fire sore bangutse cyane fire mwana bari gushaka bose ndagiye mwana cyo Katururi muri etaje mwana katanu mufashe mwana yakurikiwe Katururi
mwana kwirwana ariko umwana baramufata vayo hano vayo waruzingo we bakurura umwana bari no kumubwira amagambo mwana cishene ndagiye faya twagiye atanyicira akazi none se kari ibinigiye nikababwira ko ari ibinigiye baragira ngo ntungwe niki diporome ko nayidepoje bakayita puberi faya none akora iki kari ibiyigiye diporome yanjye nayidepoje barayiciye baragira ngo mbehone ni ibiyigiye narase nibiyigiye bakomeje bimeze bite gatano masasu ku mugongo ko nyine no kwicwa n'inzara zicwa n'isasu y'isamesa kamwe twamanutse hejuru y'inyubako mu gihugu cy'abandi jya hasi kajugujugu zibariho hasi babariho amabanda bariho uranyizera wa mwana fata urwana arurenze taje uyu mugabo arategura twagiye wacyana we haguruka terura umwana ukanaga inzererezi hakurya ukarenza etaje kuko uri mu kazi tekano w'umwana nicyo kintu cya mbere kuko niyo amafaranga ye bakomeje gatanu manuka yitonze bucece mu gace kaboyi cirano ungume ku bitugu wa mwana we ntunge inyuma nako ntungiwe faya muretse kubitana mwenyewe mwibuke muri jisi mu kabiri nirwanyi ni icyamamare cyo mu buhinde mutwe ku zuru napfuye kurwana imbona nigana punch muretse abagabo barenga etaje bari mu kazi kose kazi ni akazi none se kari ibyo bigiye babihugute umwana asigara hejuru ndapfuye abagabo baguye muri kaburimbo ku manywa yanga izuba riva abagabo bari gushaka ibi byose ubona bari gukora ni ukureba byibura ko ari ikintu cyajya mu gifu ntugire ngo ni ugukunda kurwana cyangwa urugomo ibintu biba byakome uretse tugomba kurya bose bari mu bagomba kurya karenge mu mutwe muretse abagabo bahagiye kore icyuma cyuma motari nawe bacamo yikomereza ubwo nawe ari gushaka icyo kurya kandi akimanukira muretse nawe cyuma muretse ivi cyuma hasi cyuma hafi punch kiki mba ngomba kurya dore ko baramwambara mama we muri iyi myaka yaje imodoka yaramwambaye yakubiswe nanjye ngomba kurya nzara iryana nabi kurusha ingumi ibyo bintu mwese murabizi nzara iryana nabi kurusha ingumi rero nari bitu ngomba kurya na famiye yanjye igomba kurya n'abana bakiga niyo gahunda y'umunsi umugana amana wanjye akeneye minerivare mwana wanjye akeneye minerivare mwamfashije rero hano uyu mugabo afite umwana n'umugore bose bakeneye kurya ntaye nkeneye kurya uribona umugabo atashye ari kumenamo ariko ntubuzi ngo byaturutse ni za mvune ni kwa kwiringa faya umugabo arabangutse gufatira umwana warwaniwe ni so wantumye ngwino mugushyire nta mafaranga bari bafite yo kwishyura uyu mugabo babohoje umwana vaye tugende vaye tugende ku manywa y'ihangu rero imodoka naga muri metero 5 ihita yimanukira umwana arikanga byari kubana ntibisanzwe uyu mwana ni imari yabyawe n'icyamamare cy'ibandi ijoro modoka tugende You hit him with the truck. Yeah,
mugongesha imodoka yego mugongesha ikamyo yego agabeshya barakomeza kajugujugu mu kirere baracyadukurikiye babakurikiye polisi bariho bimeze bite rero yeah hey hasi hejuru babariho polisi igisirikare inyera kira fasi kira nguni sasa hivi musore ari mu nzira yerekanka bamukurikiye bimeze bite ako ndani ya gari yo Kiswahili 5 na yizungumuza ako ndani ya gari yeah hey sore yakurikiwe bimeze bite katururi mukarisi cyo ni ikigande ni muri karitsi no bari mukarisi yabeka katisa urabizi bayano wacana nkwereke tugiye gusimbuka n'imbaraga 3 rimwe akibara rimwe barasimbuka kandi yarabwiye ngo bagiye kubara 3 modoka jezare iraturika ko basigaye munsi y'ikiraro sigara munsi y'ikiraro ya modoka yatwaye dukurikirimo umwana iri baranguye barapfa ndashaka kubona imirambo yabo uyu niwe boss ubiri inyuma ntashaka amenyero nimba yishimutiye umwana umugi wose bawufunge mpaka abonye uwo muntu hari abantu baba barafatishije kubera umufungo umugi wose none ukasigara umira ngo wagira ngo yawurazwe na basekuru bazamukana kuri Bangladesh bahita makatano bimeze bite bashishishije ko bapfuye ariko boss aravuze ati ndashaka kureba imirambo yabo hey ako nino harutarapfa ngomba kurya yo gahunda ngomba kurya ngomba kubaho katururi barakwereka ibyatangiye mu gitondo bwarinze bwira koroneri nyiro gufunga umugi barakoreshwa za kwa boss ngo baracyari bazima umwe yakomeretse cyane dore ifoto ye ndagira ngo imbunda zose zo muri Dakar muzitunguye umugabo yagasani imbunda zose zo muri Dakar bazitunguye umugabo bimeze bite rero hey buri mbunda yose iri mu murwa mukuru wa Bangladesh Dakar bazitunguye umugabo hey umugabo yajana yakomeretse urabizi funga umuryango yeah katurore mugabo sinabi hari urabarwara ukaraswa byose ukabyimenyera wamfashije wacyana I need to hold that on there. fasha gutya za kumupfukira There and then. zengurutsa ugarure noneho ituzingira yeah Telephone. Yeah. Yego. Inshuti yacu Sajurafu yahoze ari special force ni uri kugukurikirana niwe muhanganye. We were played. Batubeshye badukinnye. That's why never came through. Amafaranga ya kabiri nayo baduhaye. Heavy lifting and he doesn't want to pay. Majane dukoresha akazi gakomeye ntashaka kutwishyura. No CG. The whole team is dead. Ikipe yose yapfuye. CG. City's on lockdown. Umujyi wose buno bana ufunze umujyi muri lockdown. Bawufunze ngo nta muntu usohoka. Nta n'uwinjira muri uwo mujyi. You with me? Umwana rero turi kumwe. There's a clearing on east side of Sultana Kemal Bridge. Ku kiro cya Sultana dushobora kuba twahaca. Tugiye kohereza akajugujugu yagukura. How far? 4 kilometers. Ni kure bingana iki? Ni ibirometero 4 kuhagera. Icyo kiraro cya Nyabugogo ujya kwa Roke. Nimvuga kwa Roke ujye umenya ko ari muri karitsiye bita Gatsata. Yose naga ikitwa Gatsata yitwa kwa Roke.
ibyo bintu umuntu abyibagira. Nutega moto ningeza kwa Rocky azajya amenya ko ugiye kujya he mu Gatsata. Tyler ntagiri cyitwa Gatsata, iryo zina nari kwiho kera. Tyler That's not the job. nongeye kubaha ikaze cyane muri iki kiganiro. Uyu munsi nagize ngo turebere hamwe ikibazo gihangayikishije abantu benshi, ibinure byinshi ku nda izwi nka central obesity. Turarebera hamwe ikibitera cyangwa se risk factors, ibintu bishobora kugushyira mu byago byo kugira ibinure byinshi ku nda. Turebere hamwe ibipimo byemeza ko umuntu afite ibinure byinshi ku nda, ndetse turanarebera hamwe igihe umuntu asanze afite ibinure byinshi ku nda, ingamba ashobora gufata, uburyo ashobora kwirinda kugira ibinure byinshi ku nda, ndetse no mu gihe abifite ibyo ashobora gukora kugira ngo bimufashe kugabanura bya binure byinshi ku nda, bityo bimurinde bya byago bituruka kuba afite central obesity cyangwa se visceral fat nyinshi. Yani ibyo turebera hamwe muri iki kiganiro. Niba uri mushasha kuri YouTube channel wakora subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro turi gukora bitazajya bigucika, bityo tuzagende twigana amasomo menshi agendanye n'imirire. Natinze cyane, tuvuga ko umuntu afite ibinure byinshi ku nda bigabanyijemo ibyiciro. Turareba ku bagore ndetse turebe no ku bagabo. Ese ni iki tugendaho tuvuga ko umuntu afite ibinure byinshi ku nda? Ko ufite ibinure byinshi ku nda bitagaragara inyuma, cyangwa se ibindi bice by'umubiri ukaba utabyibushye ariko ufite ibinure byinshi ku nda, akenshi binihishamo imbere aho udashobora kubibona. Iyo gushaka ko ufite mu nda ntibigaragara inyuma, ariko ibyinshi bikaba byanibitsemo imbere aho utabasha kubona, aho bikavaringa internal organs cyangwa se mu ruganda udashobora kubona visceral parts, harimo nk'umwijima, pancreas, harimo bikakavaringa ku bice byinshi aho udashobora kubibona, bishobora kwibika mu mitsi, bityo ugasanga ufite visceral obesity wenda utabihaga agaciro ngo ubyiteho unabimenye. Ni ukuvuga ngo tuvuga ko umuntu afite central obesity ku bagabo igihe upimye umuzenguruko w'inda ugasanga afite hejuru ya santimetero 94, ni ukuvuga ngo ni inci 37. Naho ku bagore mu gihe afite umuzenguruko w'inda hejuru ya santimetero 80, ni ukuvuga ngo ni inci 31 n'ibice 5. Indikator ya mbere dushobora kugenderaho ubwo ni waist circumference, ari wo muzenguruko w'inda. Nk'uko tubibonye ko ku bagabo iyo urengeje hejuru ya santimetero 94 uba ufite central obesity, mu gihe ku bagore ari hejuru ya santimetero 80 ufite central obesity. Indi indikator cyangwa se ikindi kintu dushobora kugenderaho tuvuga ko umuntu afite ibinure byinshi ku nda ni waist hip ratio, aho dupima umuzenguruko w'inda ndetse tugapima n'umuzenguruko cyangwa se ubugari bwa taye, hanyuma tugakora ratio, tugafata waist tukagabanya hip tugakora iyo ratio. Ku bagabo iyo dusanze urengeje 0.90 uba ufite central obesity, mu gihe ku bagore iyo urengeje 0.85 cm uba ufite central obesity. Biba bivuze ko abdominal part cyangwa se igice cyo hejuru kiba ari kinini kurenza icyo hasi, kandi ibyo bikagaragaza ko ushobora kuba ufite ibinure byinshi ku nda, ayo tuzi nka central obesity cyangwa se visceral fat nyinshi. Ikintu gishobora gushyira umuntu mu byago byo kugira ibinure byinshi ku nda arizwi nka central obesity cyangwa se visceral fat nyinshi, ni ukuba wafata unhealthy diet cyangwa se indyo itaboneye. Ahangaha kugira byorohe kumvikana ni ukuvuga ngo ni ifunguro ryiganjemo ibinyamasukari byinshi, arizo tuzi nka refined carbohydrates cyangwa se refined carbs, ndetse no kuba warya amafunguro yiganjemo ibinure byinshi aribyo tuzi nka trans fat. Wenda nzanakora ikindi kiganiro kizivugaho. Trans fat ni ubwoko bw'ibinure bibi bifite ingaruka nyinshi, byangiza ubuzima bw'umuntu igihe yafashe in moderation cyangwa se ukayifata ari byinshi. Ibyo tuzabirebera hamwe. Nzakora ikindi kiganiro kivuga kuri dangers cyangwa se health risk of trans fat.
uyu munsi turi kureba visceral fat, tureba ibintu byongera ibyago byo kuba wagira visceral fat nyinshi. Tubonye ko harimo unhealthy diet nk'ikintu cya mbere, rya funguro ryiganjemo ibinyamasukari byinshi ndetse n'amavuta y'ubwoko bubi nka trans fat. Ikintu cya kabiri cyongera ibyago byo kugira visceral fat nyinshi cyangwa se central obesity harimo physical inactivity cyangwa se kuba udakora imyitozo ngororamubiri. Hari abantu usanga lifestyle yabo iri sedentary ku buryo amasaha menshi ayamara yicaye, ashobora kuba ari imodoka atwaye, ashobora kuba ari office work, afite akazi ko mu biro, ashobora no kuba ari umuntu ukunze kuba atagira imbaraga nyinshi zo kuba ya walkinga agakoresha amaguru ye cyangwa se mbega akananura umubiri we. So physical inactivity nabwo ni indi risk factor ya central obesity cyangwa se ni ikindi kintu kikongerera ibyago byinshi byo kuba wagira obesity yo ku gice cy'inda, cyane ko n'ubundi umuntu uri physically inactive uretse na central obesity aba ari mu byago by'uko yagira general obesity. Ubushize nakoze ikiganiro kivuga kuri BMI, uburyo umuntu ashobora kumenya body mass index ye, uburyo ashobora kuyikarikira, narabiberetse mu kiganiro cy'ubushize. Niba utarakirebye wakireba, nagishyizeho naracyaprodinze mu minsi ishize, aho twabonye ko obesity, umuntu ufite body mass index irenze 30, uwo muntu tuvuga ko afite general obesity. So iyi central obesity rero nayo n'ubundi tubonye ko n'ubundi no kuba utakora physical activity cyangwa se siporo nabwo ni risk factor, ni ikintu gishobora kongera ibyago by'uko uragira ya central obesity. Ikindi kintu cya gatatu harimo age. Ubushakashatsi bugaragaza ko uko umuntu akura nabwo aba ari risk yo kuba wagira central obesity. Ikindi kintu ni genetics. Of course genetics, hari abantu uruhererekane rw'imiryango cyangwa se genes zabo ziba zifite amakuru zarakodinze ko iyo obesity iri mu maraso yabo. Ikindi kintu cyongera ibyago byo ku muntu yagira central obesity ni stress hormones. Hari stress hormones nka cortisol ziba zifitanye isano no kuba umuntu yagira central obesity. Ibyo biri mu bintu rero bishobora kongerera umuntu ibyago byo kuba yagira central obesity nk'uko tubibonye. Hanyuma igihe rero umuntu asanze afite ya central obesity, tubonye ibipimo bigaragaza ko umuntu afite central obesity. Ibyo tumaze kubibona, tubonyemo ku bijyanye na waist circumference, tubonyemo bijyanye na waist hip ratio. Ibyo byose tubibonyemo ushaka kugaragaza ko umuntu afite central obesity cyangwa se ibinure byinshi ku nda. Tumaze kureba ibintu bishobora kongera ibyago byo kugira central obesity. Reka turebe ibyago bishobora guturuka kuba ufite central obesity. Harimo izo tuzi na communicable disease, nicyo kintu cya mbere gishobora kuba umuntu ufite visceral fat nyinshi, kandi buriya izi ndwara zitandura akenshi imwe igushyira mu byago byo kurwara indi. Icya mbere harimo cardiovascular diseases cyangwa se indwara zifata mu nzira, cyangwa se indwara cardiovascular ni indwara z'umutima mu magambo make. Harimo cardiovascular disease, harimo na stroke, aho izo fat cyangwa se ibyo binure byinshi bigenda mu maraso. Turabizi twese amaraso uko atembera mu mitsi, uko amaraso yawe atemberamo ibinure byinshi niko bigenda byisitoka cyangwa se bifata mu mitsi. Uko bigenda bifata mu mitsi bikaba byagabanyiriza umutsi diameter cyangwa se umutsi ukaba mutoya, bityo uko bya binure byafashemo bigatuma amaraso atabasha gutambuka nk'uko bikwiriye, bityo bikaba byabangamira uburyo umutima usanzwe ukoramo, bityo bikagushyira mu byago by'indwara z'umutima ndetse na stroke. Ikindi cyago gishobora guturuka mu kuba ufite ibinure byinshi ku nda harimo diyabete yo mu bwoko bwa kabiri, aho ibyo binure byinshi biba bizenguruka mu maraso bishobora guteza umubiri gutakaza ubushobozi bwo gusensinga umusemburo ushinzwe kugabanura isukari mu maraso uzwi nka insuline, bityo ukaba wagira ibyago byo kurwara kanseri, type 2 diabetes, diyabete yo mu bwoko bwa kabiri. Ikindi kintu gishobora guturuka kuba ufite ibinure byinshi mu mubiri harimo kugira ibyago byo kurwara kanseri zitandukanye bitewe na bya binure byinshi uko bigenda birekura ibinyabutabire byangiza mu maraso ndetse no mu mubiri, bityo nabwo ushobora kugira ibyago byo kurwara kanseri zitandukanye.
Ikindi kibazo gishobora guturuka kuba ufite ibinure byinshi ku nda harimo indwara y'umwijima izwi nka non-alcoholic fatty disease, aho ibinure byinshi byiyubaka cyangwa se bikibika ku mwijima, bityo bikaba byaguteza ibyago byo kurwara indwara y'umwijima. Ikindi gishobora guturuka kuba ufite ibinure byinshi ku nda harimo nk'indwara z'ubuhumekero, uko ibinure biba byinshi ku gice cyegereye ibihaha, haba hari ibyago ko ibyo binure byubatse muri icyo gice bishobora gutuma udahumeka neza kubera ibyo binure byinshi byiyubatse. Ikindi kandi ubushakashatsi bugaragaza ko ushobora kugira ibyago byo kugira ubugumba, kuko ibinure amahormone menshi atandukanye, hari amahormone akozwe muri fat cyangwa se mu bwoko bw'ibinure, bityo uko wagira ibinure bitari regulated cyangwa se bitari kuri gahunda, ukagira mu byago bya hormone imbalance, aho amahormone ashobora gutakaza umurongo uburyo asanzwe akoramo. Ikindi kandi ibinure byinshi bifitanye isano no kuba wagira kanseri zo mu bwoko butandukanye, nk'uko twabibonye ko umubiri ugenda urekura ibinyabutabire byinshi, bityo iyo chronic inflammation ikaba yateza kanseri zo mu bwoko butandukanye. Ikindi gishobora guturuka kuba wagira ibinure byinshi harimo nko kuba utasinzira neza, kuko n'ubundi amahormone ashinzwe cycle yo gusinzira no gukanguka, bityo ukaba wagira ikibazo muri sleep and awake cycle. So murumva rero hari risike nyinshi, hari ibyago byinshi bishobora guturuka kuba hormone zawe cyangwa se bya binure byabaye byinshi mu mubiri, cyane cyane ku gice cy'inda. Hanyuma rero nk'uko twabibonye, impamvu zishobora gutera ibinure byinshi ku nda harimo kuba healthy diet y'amafunguro yiganjemo ibinure n'ibinyamasukari, kwa kuba udakora siporo. So ingamba n'ubundi zishingiye kuri bya bindi bitera bya binure byinshi, harimo rero kuboneza indyo yawe, amafunguro, ukarya imbuto n'imboga ku rugero rukwiye, nk'uko nakoze indi video mbabwira uburyo imboga n'imbuto bigomba kuba 1/2 ku isahani, mbega ya sahani naberetse iri ideal cyangwa se ikwiriye umuntu w'urugendo rwo kugira imirire myiza. Ikindi ugakora siporo nk'uko bikwiye, ya minota 150, hagati y'iminota 150 kugeza kuri 300 mu cyumweru. Ikindi kandi ugasinzira neza amasaha ahagije. Twabonye ko umuntu aba agomba gusinzira hagati y'amasaha 7 n'8 nibura buri munsi, ku munsi akamenya gashoboka ko yasinziye, kuko twabonye ko ibinure byinshi bishobora guturuka kuri stress wagize. So murumva rero ingamba n'ubundi zishingiye kuri bya bindi bitera bya binure byinshi ku nda. Rero niba nawe usanzwe uforinga muri bya bipimo nababwiye ku bagabo, ku bagore, please nahawe ingamba turazibonye, ni ukurya amafunguro meza, indyo yuzuye, ntiwibande kuri bya binyamasukari n'inyamavuta. Yego biraryoha amavuta ndetse n'ibinyamasukari akenshi biteza cravings, ariko biba bitangaje kubona umuntu yasanga ko afite iyi central obesity ariko n'ubundi akagumya kwirira bya binyamasukari byinshi, refined carbohydrate, agakomeza akirira ya mavuta menshi, ama trans fat, fried food abantu benshi barazikunda, amafiriti, ibiryo bitetswe by deep frying, aho umuntu afata ibiryo akabiteka mu mavuta paka bihiye, kandi n'ubundi abona ko ari mu byago bya central obesity. Guys, obesity irica abantu, obesity irambura abantu benshi ubuzima. Please ndabinginze umuntu wese aba responsable y'ubuzima bwe, bityo tugire ubuzima bwiza. Mwakoze kubana nanjye rero muri iki kiganiro, nishimira kubona mugira ubuzima bwiza, biranezeza kuba twakirinda indwara zikomoka ku mirire mibi. So iyi video ndakeka helpful. Niba nawe wumva hari ikintu wigiye muri iki kiganiro, kora share kuri mugenzi wawe, bityo nawe abashe kumenya amakuru y'ingenzi nk'aya ngaya. Nawe ubutaha ndizera twize na mu kiganiro cy'ubutaha. Nongeye kubaha ikaze cyane muri iki kiganiro. Uyu munsi nagize ngo turebere hamwe ikibazo gihangayikishije abantu benshi, ibinure byinshi ku nda izwi nka central obesity. Turarebera hamwe ikibitera cyangwa se risk factors, ibintu bishobora kugushyira mu byago byo kugira ibinure byinshi ku nda. Turebere hamwe ibipimo byemeza ko umuntu afite ibinure byinshi ku nda,
ndetse turanarebera hamwe igihe umuntu asanze afite ibinure byinshi ku nda, ingamba ashobora gufata, uburyo ashobora kwirinda kugira ibinure byinshi ku nda, ndetse no mu gihe abifite ibyo ashobora gukora kugira ngo bimufashe kugabanura bya binure byinshi ku nda, bityo bimurinde bya byago bituruka kuba afite central obesity cyangwa se visceral fat nyinshi. Yani ibyo turarebera hamwe muri iki kiganiro. Niba uri mushyashya kuri YouTube channel, wakora subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro turi gukora bitazajya bigucika, bityo tuzagende twigana amasomo menshi agendanye n'imirire. Natinze cyane, tuvuga ko umuntu afite ibinure byinshi ku nda, bigabanyijemo ibyiciro, turareba ku bagore ndetse turebe no ku bagabo. Ese ni iki tugenderaho tuvuga ko umuntu afite ibinure byinshi ku nda? Kuba ufite ibinure byinshi ku nda bitagaragara inyuma, cyangwa se ibindi bice by'umubiri ukaba utabyibushye ariko ufite ibinure byinshi ku nda, akenshi binihishamo imbere aho udashobora kubibona. Iyo gushobora kuba ufite mu nda n'ibigaragara inyuma, ariko ibyinshi bikaba byanibitsemo imbere aho utabasha kubona, aho bikavaringa internal organs cyangwa se mu organs udashobora kubona visceral parts, harimo nk'umwijima, pancreas, harimo bikakavaringa ku bice byinshi aho udashobora kubibona, bishobora kwibika mu mitsi, bityo ugasanga ufite visceral obesity wenda utabihaga agaciro ngo ubyiteho unabimenye. Ni ukuvuga ngo tuvuga ko umuntu afite central obesity ku bagabo igihe upimye umuzenguruko w'inda ugasanga afite hejuru ya santimetero 94, ni ukuvuga ngo ni inci 37. Naho ku bagore mu gihe afite umuzenguruko w'inda hejuru ya santimetero 80, ni ukuvuga ngo ni inci 31 n'ibice 5. Indiketa ya mbere dushobora kugenderaho ubwo ni waist circumference, ariwo muzenguruko w'inda, nk'uko tubibonye ko ku bagabo iyo urengeje hejuru ya santimetero 94 uba ufite central obesity, mu gihe ku bagore ari hejuru ya santimetero 80 ufite central obesity. Indi indiketa cyangwa se ikindi kintu dushobora kugenderaho tuvuga ko umuntu afite ibinure byinshi ku nda ni waist hip ratio, aho dupima umuzenguruko w'inda ndetse tugapima n'umuzenguruko cyangwa se ubugari bwa taye, hanyuma tugakora ratio, tugafata waist tukagabanya hip, tugakora iyo ratio. Ku bagabo iyo dusanze urengeje 0.90 uba ufite central obesity, mu gihe ku bagore iyo urengeje 0.85 cm uba ufite central obesity. Biba bivuze ko abdominal part cyangwa se igice cyo hejuru kiba ari kinini kurenza icyo hasi, kandi ibyo bikagaragaza ko ushobora kuba ufite ibinure byinshi ku nda, ayo tuzi nka central obesity cyangwa se visceral fat nyinshi. Ikintu gishobora gushyira umuntu mu byago byo kugira ibinure byinshi ku nda arizwi nka central obesity cyangwa se visceral fat nyinshi, ni ukuba wafata unhealthy diet cyangwa se indyo itaboneye. Ahangaha kugira byorohe kumvikana, ni ukuvuga ngo ni ifunguro ryiganjemo ibinyamasukari byinshi, arizo tuzi nka refined carbohydrates cyangwa se refined carbs, ndetse no kuba warya amafunguro yiganjemo ibinure byinshi aribyo tuzi nka trans fat. Wenda nzanakora ikindi kiganiro kizivugaho. Trans fat ni ubwoko bw'ibinure bibi bifite ingaruka nyinshi, byangiza ubuzima bw'umuntu igihe abifashe in moderation cyangwa se ukabifata ari byinshi. Ibyo tuzabirebera hamwe, nzakora ikindi kiganiro kivuga kuri dangers cyangwa se health risk of trans fat. Uyu munsi turi kureba visceral fat, tureba ibintu byongera ibyago byo kuba wagira visceral fat nyinshi. Tubonye ko harimo unhealthy diet nk'ikintu cya mbere, bya funguro ryiganjemo ibinyamasukari byinshi ndetse n'amavuta y'ubwoko bubi nka trans fat. Ikintu cya kabiri cyongera ibyago byo kugira visceral fat nyinshi cyangwa se central obesity, harimo physical inactivity cyangwa se kuba udakora imyitozo ngororamubiri. Hari abantu usanga lifestyle yabo iri sedentary, ku buryo amasaha menshi ayamara yicaye. Ashobora kuba ari imodoka atwaye, ashobora kuba ari office work, afite akazi ko mu biro, ashobora no kuba ari umuntu ukunze kuba atagira imbaraga nyinshi,
zo kuba ya walkinga agakoresha amaguru ye cyangwa se mbega akananura umubiri we. So physical inactivity nabwo ni indi risk factor ya central obesity cyangwa se ni ikindi kintu kikongerera ibyago byinshi byo kuba wagira obesity yo ku gice cy'inda, cyane ko n'ubundi umuntu uri physically inactive uretse na central obesity aba ari mu byago by'uko yagira general obesity. Ubushize nakoze ikiganiro kivuga kuri BMI, uburyo umuntu ashobora kumenya body mass index ye, uburyo ashobora kuyikarikira, narabiberetse mu kiganiro cy'ubushize. Niba utarakirebye wakireba, nagishyizeho nacyaplodinze mu minsi ishize, aho twabonye ko obesity, umuntu ufite body mass index irenze 30, uwo muntu tuvuga ko afite general obesity. So iyi central obesity rero nayo n'ubundi tubonye ko n'ubundi no kuba utakora physical activity cyangwa se siporo nabwo ni risk factor, ni ikintu gishobora kongera ibyago by'uko uragira ya central obesity. Ikindi kintu cya gatatu harimo age. Ubushakashatsi bugaragaza ko uko umuntu akura nabwo aba ari risk yo kuba wagira central obesity. Ikindi kintu ni genetics. Of course genetics, hari abantu uruhererekane rw'imiryango cyangwa se genes zabo ziba zifite amakuru zarakodinze ko iyo obesity iri mu maraso yabo. Ikindi kintu cyongera ibyago byo ko umuntu yagira central obesity ni stress hormones. Hari ama stress hormones nka cortisol ziba zifitanye isano no kuba umuntu yagira central obesity. Ibyo biri mu bintu rero bishobora kongerera umuntu ibyago byo kuba yagira central obesity nk'uko tubibonye. Hanyuma igihe rero umuntu asanze afite ya central obesity, tubonye ibipimo bigaragaza ko umuntu afite central obesity. Ibyo tumaze kubibona, tubonyemo ku bijyanye na waist circumference, tubonyemo bijyanye na waist hip ratio. Ibyo byose tubibonyemo ko ushaka kugaragaza ko umuntu afite central obesity cyangwa se ibinure byinshi ku nda. Tumaze kureba ibintu bishobora kongera ibyago byo kugira central obesity. Reka turebe ibyago bishobora guturuka kuba ufite central obesity. Harimo izo tuzi na communicable disease, nicyo kintu cya mbere gishobora kuba umuntu ufite visceral fat nyinshi, kandi buriya izi ndwara zitandura akenshi imwe igushyira mu byago byo kurwara indi. Icya mbere harimo cardiovascular diseases cyangwa se indwara zifata mu nzira, cyangwa se indwara cardiovascular ni indwara z'umutima mu magambo make. Harimo cardiovascular disease, harimo na stroke, aho izo fat cyangwa se ibyo binure byinshi bigenda mu maraso. Turabizi twese amaraso atembera mu mitsi, uko amaraso yawe atemberamo ibinure byinshi niko bigenda byisitoka cyangwa se bifata mu mitsi. Uko bigenda bifata mu mitsi bikaba byagabanyiriza umutsi diameter cyangwa se umutsi ukaba mutoya, bityo uko bya binure byafashemo bigatuma amaraso atabasha gutambuka nk'uko bikwiriye, bityo bikaba byabangamira uburyo umutima usanzwe ukoramo, bityo bikagushyira mu byago by'indwara z'umutima ndetse na stroke. Ikindi cyago gishobora guturuka mu kuba ufite ibinure byinshi ku nda harimo diyabete yo mu bwoko bwa kabiri, aho ibyo binure byinshi biba bizenguruka mu maraso bishobora guteza umubiri gutakaza ubushobozi bwo gusensinga umusemburo ushinzwe kugabanura isukari mu maraso uzwi nka insuline, bityo ukaba wagira ibyago byo kurwara kanseri, type 2 diabetes, diyabete yo mu bwoko bwa kabiri. Ikindi kintu gishobora guturuka kuba ufite ibinure byinshi mu mubiri harimo kugira ibyago byo kurwara kanseri zitandukanye bitewe na bya binure byinshi uko bigenda birekura ibinyabutabire byangiza mu maraso ndetse no mu mubiri, bityo nabwo ushobora kugira ibyago byo kurwara kanseri zitandukanye. Ikindi kibazo gishobora guturuka kuba ufite ibinure byinshi ku nda harimo indwara y'umwijima izwi nka non-alcoholic fatty disease, aho ibinure byinshi byiyubaka cyangwa se bikibika ku mwijima, bityo bikaba byaguteza ibyago byo kurwara indwara y'umwijima. Ikindi gishobora guturuka kuba ufite ibinure byinshi ku nda harimo nk'indwara z'ubuhumekero, uko ibinure biba byinshi ku gice cyegereye ibihaha, haba hari ibyago ko ibyo binure byubatse muri icyo gice bishobora gutuma udahumeka neza kubera ibyo binure byinshi byiyubatse. Ikindi kandi ubushakashatsi bugaragaza ko ushobora kugira ibyago byo kugira ubugumba, kuko ibinure amahormone menshi atandukanye
hari amahormone akozwe muri fat cyangwa se mu bwoko bw'ibinure, bityo uko wagira ibinure bitari regulated cyangwa se bitari kuri gahunda, ukagira mu byago bya hormone imbalance, aho amahormone ashobora gutakaza umurongo uburyo asanzwe akoramo. Ikindi kandi ibinure byinshi bifitanye isano no kuba wagira kanseri zo mu bwoko butandukanye, nk'uko twabibonye ko umubiri ugenda urekura ibinyabutabire byinshi, bityo iyo chronic inflammation ikaba yateza kanseri zo mu bwoko butandukanye. Ikindi gishobora guturuka kuba wagira ibinure byinshi harimo nko kuba utasinzira neza, kuko n'ubundi amahormone ashinzwe cycle yo gusinzira no gukanguka, bityo ukaba wagira ikibazo muri sleep and awake cycle. So murumva rero hari risike nyinshi, hari ibyago byinshi bishobora guturuka kuba hormone zawe cyangwa se bya binure byabaye byinshi mu mubiri, cyane cyane ku gice cy'inda. Hanyuma rero nk'uko twabibonye, impamvu zishobora gutera ibinure byinshi ku nda harimo kuba unhealthy diet y'amafunguro yiganjemo ibinure n'ibinyamasukari, kwa kuba udakora siporo. So ingamba n'ubundi zishingiye kuri bya bindi bitera bya binure byinshi, harimo rero kuboneza indyo yawe, amafunguro, ukarya imbuto n'imboga ku rugero rukwiye, nk'uko nakoze indi video mbabwira uburyo imboga n'imbuto bigomba kuba 1/2 ku isahani, mbega ya sahani naberetse iri ideal cyangwa se ikwiriye umuntu w'urugendo rwo kugira imirire myiza. Ikindi ugakora siporo nk'uko bikwiye, ya minota 150, hagati y'iminota 150 kugeza kuri 300 mu cyumweru. Ikindi kandi ugasinzira neza amasaha ahagije. Twabonye ko umuntu aba agomba gusinzira hagati y'amasaha 7 n'8 nibura buri munsi, ku munsi akamakinga ashobora ko yayasinziye, kuko twabonye ko ibinure byinshi bishobora guturuka kuri stress wagize. So murumva rero ingamba n'ubundi zishingiye kuri bya bindi bitera bya binure byinshi ku nda. Rero niba nawe usanzwe uforinga muri bya bipimo nababwiye ku bagabo, ku bagore, please nahawe ingamba turazibonye, ni ukurya amafunguro meza, indyo yuzuye, ntiwibande kuri bya binyamasukari n'inyamavuta. Yego biraryoha amavuta ndetse n'ibinyamasukari akenshi biteza cravings, ariko biba bitangaje kubona umuntu yasanga ko afite iyi central obesity ariko n'ubundi akagumya kwirira bya binyamasukari byinshi, refined carbohydrate, agakomeza akirira ya mavuta menshi, ama trans fat, fried food abantu benshi barazikunda, amafiriti, ibiryo bitetswe by deep frying, aho umuntu afata ibiryo akabiteka mu mavuta paka bihiye, kandi n'ubundi abona ko ari mu byago bya central obesity. Guys, obesity irica abantu, obesity irambura abantu benshi ubuzima. Please ndabinginze umuntu wese aba ari responsable y'ubuzima bwe, kuko tugira ubuzima bwiza. Mwakoze kubana nanjye rero muri iki kiganiro, nishimira kubona mugira ubuzima bwiza, biranezeza kuba twakirinda indwara zikomoka ku mirire mibi. So iyi video ndakeka helpful. Niba nawe wumva hari ikintu wigiye muri iki kiganiro, kora share kuri mugenzi wawe, bityo nawe abashe kumenya amakuru y'ingenzi nk'aya ngaya. Nawe utaha ndizera twize na mu kiganiro cy'utaha. Nongeye kubaha ikaze cyane muri iki kiganiro. Uyu munsi nagize ngo turebere hamwe ikibazo gihangayikishije abantu benshi, ibinure byinshi ku nda, izwi nka central obesity. Turarebera hamwe ikibitera cyangwa se risk factors, ibintu bishobora kugushyira mu byago byo kugira ibinure byinshi ku nda. Turebere hamwe ibipimo byemeza ko umuntu afite ibinure byinshi ku nda, ndetse turanarebera hamwe igihe umuntu asanze afite ibinure byinshi ku nda, ingamba ashobora gufata, uburyo ashobora kwirinda kugira ibinure byinshi ku nda, ndetse no mu gihe afite ibyo ashobora gukora kugira ngo bimufashe kugabanura bya binure byinshi ku nda, bityo bimurinde bya byago bituruka kuba afite central obesity cyangwa se visceral fat nyinshi. Yani ibyo turebera hamwe muri iki kiganiro. Niba uri mushasha kuri YouTube channel, wakora subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro turi gukora bitazajya bigucika, bityo tuzagende twigana amasomo menshi agendanye n'imirire. Natinze cyane, tuvuga ko umuntu afite ibinure byinshi ku nda, bigabanyijemo ibyiciro. Turareba ku bagore ndetse turebe no ku bagabo.
ese ni iki tugenderaho tuvuga ko umuntu afite ibinure byinshi ku nda? Ko ufite ibinure byinshi ku nda bitagaragara inyuma, cyangwa se ibindi bice by'umubiri ukaba utabyibushye ariko ufite ibinure byinshi ku nda, akenshi binihishamo imbere aho udashobora kubibona. Yego ushobora kuba ufite mu nda n'ibigaragara inyuma, ariko ibyinshi bikaba byanibitsemo imbere aho utabasha kubona, aho bikavaringa internal organs cyangwa se mu organe udashobora kubona visceral parts, harimo nk'umwijima, pancreas, harimo bikakavaringa ku bice byinshi aho udashobora kubibona, bishobora kwibika mu mitsi, bityo ugasanga ufite visceral obesity wenda utabihaga agaciro ngo ubyiteho unabimenye. Ni ukuvuga ngo tuvuga ko umuntu afite central obesity ku bagabo igihe upimye umuzenguruko w'inda ugasanga afite hejuru ya santimetero 94, ni ukuvuga ngo ni inci 37, naho ku bagore mu gihe afite umuzenguruko w'inda hejuru ya santimetero 80, ni ukuvuga ngo ni inci 31 n'ibice 5. Indiketa ya mbere dushobora kugenderaho ubwo ni waist circumference, ari wo muzenguruko w'inda, nk'uko tubibonye ko ku bagabo iyo urengeje hejuru ya santimetero 94 uba ufite central obesity, mu gihe ku bagore ari hejuru ya santimetero 80 ufite central obesity. Indi indiketa cyangwa se ikindi kintu dushobora kugenderaho tuvuga ko umuntu afite ibinure byinshi ku nda ni waist hip ratio, aho dupima umuzenguruko w'inda ndetse tugapima n'umuzenguruko cyangwa se ubugari bwa taye, hanyuma tugakora ratio, tugafata waist tukagabanya hip tugakora iyo ratio. Ku bagabo iyo dusanze urengeje 0.90 uba ufite central obesity, mu gihe ku bagore iyo urengeje 0.85 cm uba ufite central obesity. Biba bivuze ko abdominal part cyangwa se igice cyo hejuru kiba ari kinini kurenza icyo hasi, kandi ibyo bikagaragaza ko ushobora kuba ufite ibinure byinshi ku nda, ayo tuzi nka central obesity cyangwa se visceral fat nyinshi. Ikintu gishobora gushyira umuntu mu byago byo kugira ibinure byinshi ku nda arizwi nka central obesity cyangwa se visceral fat nyinshi, ni ukuba wafata unhealthy diet cyangwa se indyo itaboneye. Ahangaha kugira byorohe kumvikana, ni ukuvuga ngo ni ifunguro ryiganjemo ibinyamasukari byinshi arizo tuzi nka refined carbohydrates cyangwa se refined carbs, ndetse no kuba warya amafunguro yiganjemo ibinure byinshi aribyo tuzi nka trans fat. Wenda nzanakora ikindi kiganiro kizivugaho. Trans fat ni ubwoko bw'ibinure bibi bifite ingaruka nyinshi, byangiza ubuzima bw'umuntu igihe yafashe in moderation cyangwa se ukabifata ari byinshi. Ibyo tuzabirebera hamwe, nzakora ikindi kiganiro kivuga kuri dangers cyangwa se health risk of trans fat. Uyu munsi turi kureba visceral fat, tureba ibintu byongera ibyago byo kuba wagira visceral fat nyinshi. Tubonye ko harimo unhealthy diet nk'ikintu cya mbere, bya funguro ryiganjemo ibinyamasukari byinshi ndetse n'amavuta y'ubwoko bubi nka trans fat. Ikintu cya kabiri cyongera ibyago byo kugira visceral fat nyinshi cyangwa se central obesity harimo physical inactivity cyangwa se kuba udakora imyitozo ngororamubiri. Hari abantu usanga lifestyle yabo iri sedentary ku buryo amasaha menshi ayamara yicaye, ashobora kuba ari imodoka atwaye, ashobora kuba ari office work, afite akazi ko mu biro, ashobora no kuba ari umuntu ukunze kuba atagira imbaraga nyinshi zo kuba ya walkinga agakoresha amaguru ye cyangwa se mbega akananura umubiri we. So physical inactivity nabwo ni indi risk factor ya central obesity cyangwa se ni ikindi kintu kikongerera ibyago byinshi byo kuba wagira obesity yo ku gice cy'inda, cyane ko n'ubundi umuntu uri physically inactive uretse na central obesity aba ari mu byago by'uko yagira general obesity. Ubushize nakoze ikiganiro kivuga kuri BMI, uburyo umuntu ashobora kumenya body mass index ye, uburyo ashobora kuyikarikira, narabiberetse mu kiganiro cy'ubushize. Niba utarakirebye wakireba, nagishyizeho naracyaprodinze mu minsi ishize, aho twabonye ko obesity, umuntu ufite body mass index irenze 30, uwo muntu
tuvuga ko afite general obesity. So iyi central obesity rero nayo n'ubundi tubonye ko n'ubundi no kuba utakora physical activity cyangwa se siporo nabwo ni risk factor, ni ikintu gishobora kongera ibyago by'uko uragira ya central obesity. Ikindi kintu cya gatatu harimo age. Ubushakashatsi bugaragaza ko uko umuntu akura nabwo aba ari risk yo kuba wagira central obesity. Ikindi kintu ni genetics. Of course genetics, hari abantu uruhererekane rw'imiryango cyangwa se genes zabo ziba zifite amakuru zarakodinze ko iyo obesity iri mu maraso yabo. Ikindi kintu cyongera ibyago byo ko umuntu yagira central obesity ni stress hormones. Hari stress hormones nka cortisol ziba zifitanye isano no kuba umuntu yagira central obesity. Ibyo biri mu bintu rero bishobora kongerera umuntu ibyago byo kuba yagira central obesity nk'uko tubibonye. Hanyuma igihe rero umuntu asanze afite ya central obesity, tubonye ibipimo bigaragaza ko umuntu afite central obesity. Ibyo tumaze kubibona, tubonyemo ku bijyanye na waist circumference, tubonyemo bijyanye na waist hip ratio. Ibyo byose tubibonyemo ko ushaka kugaragaza ko umuntu afite central obesity cyangwa se ibinure byinshi ku nda. Tumaze kureba ibintu bishobora kongera ibyago byo kugira central obesity. Reka turebe ibyago bishobora guturuka kuba ufite central obesity. Harimo izo tuzi na communicable disease. Nicyo kintu cya mbere gishobora kuba umuntu ufite visceral fat nyinshi, kandi buriya izi ndwara zitandura akenshi imwe igushyira mu byago byo kurwara indi. Icya mbere harimo cardiovascular diseases cyangwa se indwara zifata mu nzira, cyangwa se indwara cardiovascular zifata ni indwara z'umutima mu magambo make. Harimo cardiovascular disease, harimo na stroke, aho izo fat cyangwa se ibyo binure byinshi bigenda mu maraso. Turabizi twese amaraso ko atembera mu mitsi. Uko amaraso yawe atemberamo ibinure byinshi niko bigenda byisitoka cyangwa se bifata mu mitsi. Uko bigenda bifata mu mitsi bikaba byagabanyiriza umutsi diameter cyangwa se umutsi ukaba mutoya, bityo uko bya binure byafashemo bigatuma amaraso atabasha gutambuka nk'uko bikwiriye, bityo bikaba byabangamira uburyo umutima usanzwe ukoramo, bityo bikagushyira mu byago by'indwara z'umutima ndetse na stroke. Ikindi cyago gishobora guturuka mu kuba ufite ibinure byinshi ku nda harimo diyabete yo mu bwoko bwa kabiri, aho ibyo binure byinshi biba bizenguruka mu maraso bishobora guteza umubiri gutakaza ubushobozi bwo gusensinga umusemburo ushinzwe kugabanura isukari mu maraso uzwi nka insuline, bityo ukaba wagira ibyago byo kurwara kanseri type 2 diabetes, diyabete yo mu bwoko bwa kabiri. Ikindi kintu gishobora guturuka kuba ufite ibinure byinshi mu mubiri harimo kugira ibyago byo kurwara kanseri zitandukanye bitewe na bya binure byinshi uko bigenda birekura ibinyabutabire byangiza mu maraso ndetse no mu mubiri, bityo nabwo ushobora kugira ibyago byo kurwara kanseri zitandukanye. Ikindi kibazo gishobora guturuka kuba ufite ibinure byinshi ku nda harimo indwara y'umwijima izwi nka non-alcoholic fatty disease, aho ibinure byinshi byiyubaka cyangwa se bikibika ku mwijima, bityo bikaba byaguteza ibyago byo kurwara indwara y'umwijima. Ikindi gishobora guturuka kuba ufite ibinure byinshi ku nda harimo nk'indwara z'ubuhumekero. Uko ibinure biba byinshi ku gice cyegereye ibihaha, haba hari ibyago ko ibyo binure byubatse muri icyo gice bishobora gutuma udahumeka neza kubera ibyo binure byinshi byiyubatse. Ikindi kandi ubushakashatsi bugaragaza ko ushobora kugira ibyago byo kugira ubugumba, kuko ibinure amahormone menshi atandukanye. Hari amahormone akozwe muri fat cyangwa se mu bwoko bw'ibinure, bityo uko wagira ibinure bitari regulated cyangwa se bitari kuri gahunda, ukagira mu byago bya hormone imbalance, aho amahormone ashobora gutakaza umurongo uburyo asanzwe akoramo. Ikindi kandi ibinure byinshi bifitanye isano no kuba wagira kanseri zo mu bwoko butandukanye, nk'uko twabibonye ko umubiri ugenda urekura ibinyabutabire byinshi, bityo iyo chronic inflammation ikaba yateza kanseri zo mu bwoko butandukanye. Ikindi gishobora guturuka kuba wagira ibinure byinshi harimo nko kuba utasinzira neza, kuko n'ubundi amahormone ashinzwe cycle yo gusinzira no gukanguka
bityo ukaba wagira ikibazo muri sleep and awake cycle. So murumva rero hari risk nyinshi, hari ibyago byinshi bishobora guturuka kuba hormone zawe cyangwa se bya binure byabaye byinshi mu mubiri, cyane cyane ku gice cy'inda. Hanyuma rero nk'uko twabibonye, impamvu zishobora gutera ibinure byinshi ku nda harimo kuba unhealthy diet y'amafunguro yiganjemo ibinure n'ibinyamasukari, kwa kuba udakora siporo. So ingamba n'ubundi zishingiye kuri bya bindi bitera bya binure byinshi, harimo rero kuboneza indyo yawe, amafunguro, ukarya imbuto n'imboga ku rugero rukwiye, nk'uko nakoze indi video mbabwira uburyo imboga n'imbuto bigomba kuba 1/2 ku isahani, mbega ya sahani naberetse iri ideal cyangwa se ikwiriye umuntu w'urugendo rwo kugira imirire myiza. Ikindi ugakora siporo nk'uko bikwiye, ya minota 150, hagati y'iminota 150 kugeza kuri 300 mu cyumweru. Ikindi kandi ugasinzira neza amasaha ahagije. Twabonye ko umuntu aba agomba gusinzira hagati y'amasaha 7 n'8 nibura buri munsi, ku munsi akamenya gashoboka ko yasinziye, kuko twabonye ko ibinure byinshi bishobora guturuka kuri stress wagize. So murumva rero ingamba n'ubundi zishingiye kuri bya bindi bitera bya binure byinshi ku nda. Rero niba nawe usanzwe uforinga muri bya bipimo nababwiye ku bagabo, ku bagore, please nahawe ingamba turazibonye, ni ukurya amafunguro meza, indyo yuzuye, ntiwibande kuri bya binyamasukari n'inyamavuta. Yego biraryoha amavuta ndetse n'ibinyamasukari akenshi biteza cravings, ariko biba bitangaje kubona umuntu yasanga ko afite central obesity ariko n'ubundi akagumya kwirira bya binyamasukari byinshi, refined carbohydrate, agakomeza akirira ya mavuta menshi, ama trans fat, fried food abantu benshi barazikunda, amafiriti, ibiryo bitetswe by deep frying, aho umuntu afata ibiryo akabiteka mu mavuta paka bihiye, kandi n'ubundi abona ko ari mu byago bya central obesity. Guys, obesity irica abantu, obesity irambura abantu benshi ubuzima. Please ndabinginze umuntu wese aba responsible y'ubuzima bwe, bityo tugira ubuzima bwiza. Mwakoze kubana nanjye rero muri iki kiganiro, nishimira kubona mugira ubuzima bwiza, biranezeza kuba twakirinda indwara zikomoka ku mirire mibi. So iyi video ndakeka helpful. Niba nawe wumva hari ikintu wigiye muri iki kiganiro, kora share kuri mugenzi wawe, bityo nawe abashe kumenya amakuru y'ingenzi nk'aya ngaya. Nawe utaha ndizera twize na mu kiganiro cy'utaha. Nongeye kubaha ikaze cyane muri iki kiganiro. Uyu munsi nagize ngo turebere hamwe ikibazo gihangayikishije abantu benshi, ibinure byinshi ku nda, izwi nka central obesity. Turarebera hamwe ikibitera cyangwa se risk factors, ibintu bishobora kugushyira mu byago byo kugira ibinure byinshi ku nda. Turebere hamwe ibipimo byemeza ko umuntu afite ibinure byinshi ku nda, ndetse turanarebera hamwe igihe umuntu asanze afite ibinure byinshi ku nda, ingamba ashobora gufata, uburyo ashobora kwirinda kugira ibinure byinshi ku nda, ndetse no mu gihe abifite ibyo ashobora gukora kugira ngo bimufashe kugabanura bya binure byinshi ku nda, bityo bimurinde bya byago bituruka kuba afite central obesity cyangwa se visceral fat nyinshi. Yani ibyo turebera hamwe muri iki kiganiro. Niba uri mushyashya kuri YouTube channel, wakora subscribe kugira ngo n'ibindi biganiro turi gukora bitazajya bigucika, bityo tuzagende twigana amasomo menshi agendanye n'imirire. Natinze cyane, tuvuga ko umuntu afite ibinure byinshi ku nda, bigabanyijemo ibyiciro. Turareba ku bagore ndetse turebe no ku bagabo. Ese ni iki tugendaho tuvuga ko umuntu afite ibinure byinshi ku nda? Kuba ufite ibinure byinshi ku nda bitagaragara inyuma, cyangwa se ibindi bice by'umubiri ukaba utabyibushye ariko ufite ibinure byinshi ku nda, akenshi binihishamo imbere aho udashobora kubibona. Yego ushobora kuba ufite mu nda n'ibigaragara inyuma, ariko ibyinshi bikaba byanibitsemo imbere aho utabasha kubona, aho bikavaringa internal organs cyangwa se mu organs udashobora kubona, visceral part, harimo nk'umwijima, pancreas, harimo bikakavaringa ku bice byinshi aho udashobora kubibona, ushobora kwibika mu mitsi, bityo ugasanga ufite visceral obesity wenda utabihaga agaciro ngo ubyiteho unabimenye. Ni ukuvuga ngo tuvuga ko umuntu afite central obesity
ku bagabo igihe upimye umuzenguruko w'inda ugasanga afite hejuru ya santimetero 94, ni ukuvuga ngo ni inci 37, naho ku bagore mu gihe afite umuzenguruko w'inda hejuru ya santimetero 80, ni ukuvuga ngo ni inci 31 n'ibice 5. Indiketa ya mbere dushobora kugenderaho ubwo ni waist circumference, ari wo muzenguruko w'inda, nk'uko tubibonye ko ku bagabo iyo urengeje hejuru ya santimetero 94 uba ufite central obesity, mu gihe ku bagore ari hejuru ya santimetero 80 ufite central obesity. Indi indiketa cyangwa se ikindi kintu dushobora kugenderaho tuvuga ko umuntu afite ibinure byinshi ku nda ni waist hip ratio, aho dupima umuzenguruko w'inda ndetse tugapima n'umuzenguruko cyangwa se ubugari bwa taye, hanyuma tugakora ratio, tugafata waist tukagabanya hip tugakora iyo ratio. Ku bagabo iyo dusanze urengeje 0.90 uba ufite central obesity, mu gihe ku bagore iyo urengeje 0.85 cm uba ufite central obesity. Biba bivuze ko abdominal part cyangwa se igice cyo hejuru kiba ari kinini kurenza icyo hasi, kandi ibyo bikagaragaza ko ushobora kuba ufite ibinure byinshi ku nda, ayo tuzi nka central obesity cyangwa se visceral fat nyinshi. Ikintu gishobora gushyira umuntu mu byago byo kugira ibinure byinshi ku nda arizwi nka central obesity cyangwa se visceral fat nyinshi, ni ukuba wafata unhealthy diet cyangwa se indyo itaboneye. Ahangaha kugira byorohe kumvikana ni ukuvuga ngo ni ifunguro ryiganjemo ibinyamasukari byinshi arizo tuzi nka refined carbohydrates cyangwa se refined carbs, ndetse no kuba warya amafunguro yiganjemo ibinure byinshi aribyo tuzi nka trans fat. Wenda nzanakora ikindi kiganiro kizivugaho. Trans fat ni ubwoko bw'ibinure bibi bifite ingaruka nyinshi, byangiza ubuzima bw'umuntu igihe yafashe in moderation cyangwa se ukayifata ari byinshi. Ibyo tuzabirebera hamwe, nzakora ikindi kiganiro kivuga kuri dangers cyangwa se health risk of trans fat. Uyu munsi turi kureba visceral fat, tureba ibintu byongera ibyago byo kuba wagira visceral fat nyinshi. Tubonye ko harimo unhealthy diet nk'ikintu cya mbere, bya funguro ryiganjemo ibinyamasukari byinshi ndetse n'amavuta y'ubwoko bubi nka trans fat. Ikintu cya kabiri cyongera ibyago byo kugira visceral fat nyinshi cyangwa se central obesity harimo physical inactivity cyangwa se kuba udakora imyitozo ngororamubiri. Hari abantu usanga lifestyle yabo iri sedentary ku buryo amasaha menshi ayamara yicaye, ashobora kuba ari imodoka atwaye, ashobora kuba ari office work afite akazi ko mu biro, ashobora no kuba ari umuntu ukunze kuba atagira imbaraga nyinshi zo kuba ya walkinga agakoresha amaguru ye cyangwa se mbega akananura umubiri we. So physical inactivity nabwo ni indi risk factor ya central obesity cyangwa se ni ikindi kintu kikongerera ibyago byinshi byo kuba wagira obesity yo ku gice cy'inda, cyane ko n'ubundi umuntu uri physically inactive uretse na central obesity aba ari mu byago by'uko yagira general obesity. Ubushize nakoze ikiganiro kivuga kuri BMI, uburyo umuntu ashobora kumenya body mass index ye, uburyo ashobora kuyikarikira, narabiberetse mu kiganiro cy'ubushize. Niba utarakirebye wakireba, nagishyizeho naracyaprodinze mu minsi ishize, aho twabonye ko obesity, umuntu ufite body mass index irenze 30, uwo muntu tuvuga ko afite general obesity. So iyi central obesity rero nayo n'ubundi tubonye ko n'ubundi no kuba utakora physical activity cyangwa se siporo nabwo ni risk factor, ni ikintu gishobora kongera ibyago by'uko uragira ya central obesity. Ikindi kintu cya gatatu harimo age. Ubushakashatsi bugaragaza ko uko umuntu akura nabwo aba ari risk yo kuba wagira central obesity. Ikindi kintu ni genetics. Of course genetics, hari abantu uruhererekane rw'imiryango cyangwa se genes zabo ziba zifite amakuru zarakodinze ko iyo obesity iri mu maraso yabo. Ikindi kintu cyongera ibyago byo ku muntu yagira central obesity ni stress hormones. Hari ama stress hormones nka cortisol
ziba zifitanye isano no kuba umuntu yagira central obesity. Ibyo biri mu bintu rero bishobora kongerera umuntu ibyago byo kuba yagira central obesity nk'uko tubibonye. Hanyuma igihe rero umuntu asanze afite central obesity, tubonye ibipimo bigaragaza ko umuntu afite central obesity. Ibyo tumaze kubibona, tubonyemo ku bijyanye na waist circumference, tubonyemo bijyanye na waist hip ratio. Ibyo byose tubibonyemo ko ushaka kugaragaza ko umuntu afite central obesity cyangwa se ibinure byinshi ku nda. Tumaze kureba ibintu bishobora kongera ibyago byo kugira central obesity. Reka turebe ibyago bishobora guturuka kuba ufite central obesity. Harimo izo tuzi na communicable disease, nicyo kintu cya mbere gishobora kuba umuntu ufite visceral fat nyinshi, kandi buriya izi ndwara zitandura akenshi imwe igushyira mu byago byo kurwara indi. Icya mbere harimo cardiovascular diseases cyangwa se indwara zifata mu nzira, cyangwa se indwara cardiovascular zifata ni indwara z'umutima mu magambo make. Harimo cardiovascular disease, harimo na stroke, aho izo fat cyangwa se ibyo binure byinshi bigenda mu maraso. Turabizi twese amaraso ko atembera mu mitsi, uko amaraso yawe atemberamo ibinure byinshi niko bigenda byisitoka cyangwa se bifata mu mitsi. Uko bigenda bifata mu mitsi bikaba byagabanyiriza umutsi diameter cyangwa se umutsi ukaba mutoya, bityo uko bya binure byafashemo bigatuma amaraso atabasha gutambuka nk'uko bikwiriye, bityo bikaba byabangamira uburyo umutima usanzwe ukoramo, bityo bikagushyira mu byago by'indwara z'umutima ndetse na stroke. Ikindi cyago gishobora guturuka mu kuba ufite ibinure byinshi ku nda harimo diyabete yo mu bwoko bwa kabiri, aho ibyo binure byinshi biba bizenguruka mu maraso bishobora guteza umubiri gutakaza ubushobozi bwo gusensinga umusemburo ushinzwe kugabanura isukari mu maraso uzwi nka insuline, bityo ukaba wagira ibyago byo kurwara kanseri type 2 diabetes, diyabete yo mu bwoko bwa kabiri. Ikindi kintu gishobora guturuka kuba ufite ibinure byinshi mu mubiri harimo kugira ibyago byo kurwara kanseri zitandukanye bitewe na bya binure byinshi uko bigenda birekura ibinyabutabire byangiza mu maraso ndetse no mu mubiri, bityo nabwo ushobora kugira ibyago byo kurwara kanseri zitandukanye. Ikindi kibazo gishobora guturuka kuba ufite ibinure byinshi ku nda harimo indwara y'umwijima izwi nka non-alcoholic fatty disease, aho ibinure byinshi byiyubaka cyangwa se bikibika ku mwijima, bityo bikaba byaguteza ibyago byo kurwara indwara y'umwijima. Ikindi gishobora guturuka kuba ufite ibinure byinshi ku nda harimo nk'indwara z'ubuhumekero, uko ibinure biba byinshi ku gice cyegereye ibihaha, haba hari ibyago ko ibyo binure byubatse muri icyo gice bishobora gutuma udahumeka neza kubera ibyo binure byinshi byiyubatse. Ikindi kandi ubushakashatsi bugaragaza ko ushobora kugira ibyago byo kugira ubugumba, kuko ibinure amahormone menshi atandukanye. Hari amahormone akozwe muri fat cyangwa se mu bwoko bw'ibinure, bityo uko wagira ibinure bitari regulated cyangwa se bitari kuri gahunda, ukagira mu byago bya hormone imbalance, aho amahormone ashobora gutakaza umurongo uburyo asanzwe akoramo. Ikindi kandi ibinure byinshi bifitanye isano no kuba wagira kanseri zo mu bwoko butandukanye, nk'uko twabibonye ko umubiri ugenda urekura ibinyabutabire byinshi, bityo iyo chronic inflammation ikaba yateza kanseri zo mu bwoko butandukanye. Ikindi gishobora guturuka kuba wagira ibinure byinshi harimo nko kuba utasinzira neza, kuko n'ubundi amahormone ashinzwe cycle yo gusinzira no gukanguka, bityo ukaba wagira ikibazo muri sleep and awake cycle. So murumva rero hari risike nyinshi, hari ibyago byinshi bishobora guturuka kuba hormone zawe cyangwa se bya binure byabaye byinshi mu mubiri, cyane cyane ku gice cy'inda. Hanyuma rero nk'uko twabibonye, impamvu zishobora gutera ibinure byinshi ku nda harimo kuba healthy diet y'amafunguro yiganjemo ibinure n'ibinyamasukari, kwa kuba udakora siporo. So ingamba n'ubundi zishingiye kuri bya bindi bitera bya binure byinshi, harimo rero kuboneza indyo yawe, amafunguro, ukarya imbuto n'imboga ku rugero rukwiye, nk'uko nakoze indi video mbabwira uburyo imboga n'imbuto bigomba kuba 1/2 ku isahani,
mbega yasana naberetse iri ideal cyangwa se kwiriye umuntu w'urugendo rwo kugira imirire myiza. Ikindi ugakora siporo nkuko bikwiye, ya minota 150 hagati y'minota 150 kugeza kuri 300 mu cyumweru. Ikindi kandi ugasinzira neza amasaha ahagije. Twabonye ko umuntu aba agomba gusinzira hagati y'amasaha 7 n'8 nibura buri munsi, ku munsi akamenya gashoboka ko yasinziye, ko twabonye ko ibinure byinshi bishobora guturuka kuri stress wagize. So murumva rero ingamba n'ubundi zishingiye kuri bya bindi bitera bya binure byinshi kunda. Rero niba nawe usanzwe followinga muri bya bipimo nababwiye ku bagabo ku bagore, please nahawe ingamba turazibonye, nuko kurya amafunguro meza, indyo yuzuye, ntiwibande kuri bya binyamasukari n'inyamavuta. Yego biraryoha amavuta ndetse n'ibinyamasukari akenshi biteza cravings, ariko biba bitangaje kubona umuntu yasanga ko afite iyi central obesity ariko n'ubundi akagumya kwirira bya binyamasukari byinshi, refined carbohydrate, agakomeza akirira ya mavuta menshi, ama trans fat, fried food abantu benshi barazikunda, amafiriti, ibiryo bitetswe by deep frying, aho umuntu afata ibiryo akabiteka mu mavuta paka bihiye, kandi n'ubundi abona ko ari mu byago bya central obesity. Guys, obesity irica abantu, obesity irambura abantu benshi ubuzima. Please ndabinginze umuntu wese aba responsable y'ubuzima bwe, bityo tugira ubuzima bwiza. Mwakoze kubana nanjye rero muri iki kiganiro, nishimira kubona mugira ubuzima bwiza, biranezeza kuba twakirinda indwara zikomoka ku mirire mibi. So iyi video ndakeka helpful. Niba nawe wumva hari ikintu wigiye muri iki kiganiro, kora share kuri mugenzi wawe, bityo nawe abashe kumenya amakuru y'ingenzi nk'aya ngaya. Naho ubutaha ndizera twize na mu kiganiro cy'ubutaha.